nitwa Silva, nkaba ndi umuhungu wa Muzehe Aloys. Papa icyo mwibukiraho nuko yari umubyeyi mwiza, yakundaga abana be, akanakunda umuco w'Abanyarwanda, akawudutoza. Tukiri abana bato mu mahanga twari turi, yatwigishije gukunda umuco nyarwanda, atwigisha gukunda ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Iyo twabaga turi muri ayo mashuri twiga wenda Icyongereza n'izo ndimi zaho, ariko yaravugaga ati mugera mu rugo muvuga Ikinyarwanda. Iyo tukabimushimira kuko dutashye Ikinyarwanda cyatubereye ururimi rwiza dukoresha tuganira n'abandi banyarwanda, nk'Abanyarwanda batashye mu gihugu dusanga abandi. Ikindi mwibukiraho nuko yicishaga bugufi, cyane. Yangaga umuntu wirata, agakunda kwiringaniza n'abantu muri sosiyete bose hamwe. Icyo tukakimukundiraho kuko ntabwo byari ibintu byo kugira ngo wirate ku bandi, ariko ukiringaniza n'abandi. Yarabikundaga cyane. Yakunze umuryango we, yaratwigishije amashuri, cyane cyane nkanjye namugiriyeho umugisha kuko amashuri nize yaje kungirira akamaro. Ushobora kubona akazi keza, kandi atumye nanjye mushyigikira mu myaka ye yisumbuye. Ubwo rero papa yaraducyuye. Ejo nigeze kubikomozaho mu Kiriyo. Papa yacyuye inka ze azikura mu mahanga, azizana zirongoye kuva i Bugande azigeza mu Rwanda. Icyo byaradufashije nyine kuko wari umutungo wacu, wanatubereye intandaro yo guteza imbere umuryango we. Rero papa yatangiye kurwara imyaka 5 ishize cyangwa se 4. Intandaro yabyo yari COVID. Aza kumererwa nabi, ariko kwa muganga batubwira yuko yarwaye ibihaha. Ariko bati mumwiteho, kuko nabikoze kuva icyo gihe mba hafi papa. Mpamvu namubaye hafi nagira ngo numve amateka yimbitse y'umuryango wacu, amateka ye. Baravuga bati utaraganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize. Ubwo rero imyaka 4 ishize yose nagize amahirwe yo kuba hafi papa, turaganira byimbitse, anyigisha amateka, anyigisha ibintu byinshi cyane byo gukunda igihugu, umuco, uko wubaka urugo, experience mu kubaka ingo, cyane cyane nk'umugabo nize inshingano zawe ukora. Yego nanjye ndabizi, ariko kubona izo nyunganizi nabimushimiyeho cyane. Rero papa yaratashye, ntiduheranwe n'agahinda. Ibyo yakoze yarabikoze, tubyishimire, tunamuherekeze neza nk'umubyeyi wabyariye u Rwanda, umubyeyi wabyariye igihugu, agasiga umurage muzima, ntabwo yahemutse. Ibyo nkaba mbimushimira, mwifuriza iruhuko ridashira. Umurizwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo dutandukanya nawe. Tuzahumurizwa na Yesu. Kanindi Maria Goreti, Muzehe yari umugabo wanjye, namukundaga kankunda. Muzehe yambereye byose. Muzehe yambereye papa, mbera mama. Muzehe ni inshuti ya bose.
igikundira muzeyi mwibukira aho yakundaga Imana, cya kabiri agakunda umuryango, cya gatatu agakunda abantu, cya kane agakunda inka ze. Muzeyi yari inshuti yanjye magara. Muzeyi naho hari mu ijuru nzi yuko ankunda kandi nanjye nkamukunda. Sezeranyije yuko njye nzakunda Imana nk'uko yayikundaga. Nzi yuko tuzongera guhurira mu ijuru. Muzeyi Imana imurinde uko bidashira. Ikiganza cyatobowe nicyo cyawumura. Muraho neza, nitwa Mega Ruzima, nkaba ndi umukobwa wa papa. Ndashimira Imana cyane ko navutse mu muryango papa arimo, akaba umubyeyi wanjye. Yari inshuti yacu kurusha uko yari umubyeyi. Yari umuntu wakundaga abantu cyane, yaradukundaga cyane. Ndashima Imana. Rero mu minsi ya nyuma ye twaramurwaje. Shima Imana ko n'umunsi wa nyuma niriranywe nawe, nibuka nari naraye ijoro ako nanga kuryama, ndavuga reka nje kwiruka kuri papa. Nubwo umunsi utarangiye ariko twiriranywe nawe, yatweretse urukundo, yadufataga ibiganza iyo yaboraga akadukomeza. Ni ukuri yaradusezeye nuko tutamenyaga ibyo ari kuvuga. Papa turagukunda, tuzagukunda, tuzakubaha, uzahora mu mitima yacu. Ndabizi ko ugiye kuba umumarayika wacu, buri mu ijuru heza. Uzajya utubona kandi uri kumwe natwe, natwe tuzaza aho uri, tuzahakorera, tuzahagusanga. Ni ukuri twishimiye ko wabaye umubyeyi mwiza, inshuti nziza, uri intwari, kandi ibyo waharaniye byose tuzabigeraho. Ibyo Imana yakweretse n'ibyo utarabona byose bizagerwaho. Umugisha watwifurije tuzawubona, kandi natwe tuzakura turambe muri ubu buzima. Turagukunda, turakwishimira, kandi uzahora mu mitima yacu. Imana igutuze heza, abamarayika bakomeze kukuririmbira. Nicyo cyawumura. Iyo umutima uremerewe atemba amarira, hari umutima uneza. Nitwa Jackie Kabanyana. Muzeyi yari papa wacu kuko twamenye ubwenge nyine tumubona ko ari we papa. Yaradukundaga, yakundaga abantu papa, yakundaga kuba afite abantu benshi mu rugo. Twajyaga tujya muri vakanse, nko muri grande vakanse kumusura, ariko tugasanga habaye abantu benshi. Icyo ni ikimenyetso nyine cyerekanaga ko papa agira urukundo rwo gukunda abantu no gukunda gufasha. Ntabwo yifuzaga ko hari umwana w'imfubyi wabura uko abaho. Rero ni urukundo rwinshi twamuboneye. Ikindi papa mwibukiraho ni uko papa yari azi ubwenge. Ni umuntu uzi ubwenge, ureba akitegereza, akareba ibintu hakiri kare, akamenya uko abagira inama n'uko abigisha. Yakundaga igihugu cye, agahora atwigisha ko tugomba gukunda igihugu, agahora atwigisha ko tugomba kuba imfura n'inyangamugayo. Ni umugabo urinda ijambo yavuze. Niba yemeye kuba mukuru nyine aramuba. Namukundiraga ko ari smart cyane, yaba mu bwenge, yaba ku mubiri, kumureba inyuma ukuntu yabaga ameze. Yabaga ari smart nyine kurusha n'abantu batoya. Rero papa twamukundaga, yari umugabo mwiza physically, no mu mutima yari umugabo mwiza. Tumwifurije ko Imana yamuha iruhuko ridashira, tuzongere tubonane mu bwami. Ababaye bose wemutima wino kwa Yesu Kristo arafasha. Hey guys, my name is Junior, a grandson to the late Avujimana Aloysius. Let me tell you something about my grandpa. He has always taken care of me and raised me to the person I am today.
he had the kindest, loving, and most caring soul to the family. He has loved me as a family member, as his son, as his child, as his everything. He always put me as his first priority. That's what I love most about him. I love the way he cared about me. And just in any room that he went to, he made sure that he lighted up that room. Any dark room, he made sure he lighted up that room. And he's always going to be one of us. He's always going to be part of his family. I will never forget him. Nzagukumbura cyane cyane. Kandi reka nkubwire ikintu, wowe uzasigara hano mu mutima wanjye, uzaguma hano mu mutima wanjye, uzaguma hano. Kandi ndashaka umenye ngo umuhungu wawe Junior aragukunda cyane. Nitwa Bizimungu Andrew, muzehe akaba ari papa wanjye. Yari umubyeyi wacu mwiza dukunda, yatubaye hafi mu buzima pe. Yari umuntu ukunda abantu, agakunda n'abana be. Kuba tumuhombye ni agahinda kanini, ariko ntako twabigenza, niko Imana yabigennye. Ariko ikintu nsaba nuko tuzakomeza kuba abagabo, tumutatire, tugakomeza gukora ibyo yakoraga, tugakundana nk'uko yadusize ukuntu tuvukana, baba bashiki banjye, baba barumuna banjye, baba n'abavandimwe bose, tugakomeza gukundana kuko nawe yakundaga abantu. Ikindi, papa njye ku giti cyanjye yaranyubatse. Nkiva mu gisirikare, muzehe yambaye hafi mu buzima, nshakira umugore. Papa nta kintu atagize, no kuba asize ndi umugabo no kubera papa. Kandi papa hansize ni heza, nzakomerezaho, ntabwo nzabimbwa, ndabimwijeje. Ntahari ngiye gufokasinga ibyo Abongereza avuga work hard. Na papa yari umukozi cyane, so ukuntu yakundaga n'abantu n'abavandimwe banjye, nzakomeza mbasure nk'uko yabasura nanjye bansure. Ndizeza ko abavandimwe urugo rwa muzehe ruzakomeza rugakomera rukabaho. Papa n'ahari aratureba, ndamwizeza aho ari hose ko adasize imbwa. Kandi cya kabiri gituma mbifiteho n'ubuhamya bwiza, papa yaratureze, aturerana urukundo. Haba n'ibyaza biduteranya ntibishobora kumenerera, ntibishoboka. N'amakosa yagiye abaho twajya tuyacoca agashira, kandi ntabwo tuzapfa ibintu dusigiye. Papa ntabwo ari umukene, abazavuga bakagira ngo ntibishoboka. N'ibyo yavuze byose ntabwo tuzabitatira. Rero ntizize ku magambo, papa hari, mwifurije iruhuko ridashira. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye. Nitwa Gahonzire Egidia, ngenda umukazana wa muzehe. Muzehe yari umubyeyi w'indashyikirwa. Muzehe yari umubyeyi utagira umuntu arobanura, yaba umwana, yaba umuntu mukuru. Muzehe abantu bose yabakiraga kimwe. Muzehe rero hari, nizera ko nk'uko abakristo bajya babivuga, bavuga ngo uyu muntu atashye aba agiye mu ijuru. Niba koko muzehe agiye mu ijuru, natwe tukazamusanga, ndahamya yuko twazamusanga amahoro nk'uko adusize. Ikindi cya gatatu nongeraho, muzehe yari umubyeyi udukunda,
nagira ngo aho ari Imana imwakirire mu mahoro. Ntabwo nabura ikintu navuga ku nshuti yanjye, ni ba mwana wanjye. Ntabwo nabura icyo muvugaho kubera ko dufite byinshi umuntu yamuvugaho. Icya mbere icyo namuvugaho ni uko yari imfura bihagije. Yari imfura imbere n'inyuma, yari imfura itabishakisha, ahubwo ari imfura biri mu maraso no mu mubiri we hose, no mu musokoro yari imfura. Waba umureba avuga, waba umureba atanavuga, yari imfura muri byose. Ikindi namuvugaho cya kabiri ni uko yari intwari. Yari umuntu ushishoza, yari umuntu ufite ubwenge buhagije, kandi yari umuntu ufite urukundo ruhagije. Yari afite urukundo karemano, urukundo adashakisha kandi akarwereka buri wese. Rero byinshi umuntu yabivuga, muzehe wamuvuga ukamuvugaho byinshi kuko yari afite byinshi kandi byiza, ariko nuko nyine reka turekeraho. Gusa icyo nifuza ni uko twebwe natwe abamukunda tuzakomeza tumukunde, nta nubwo tuzanamwibagirwa, ahubwo duharanire kugira ngo tuzabashe kubonana nawe mu gitondo cy'umuzuko, kubera ko muzehe urugendo rwe yarugenzemo neza, igihe cye yagikoresheje neza, uko Imana yamusabaga yabigenzemo neza. Ahubwo twebwe natwe dukwiriye kwitegura kugira ngo natwe nibura tugere ikirenge mu cye, kuko nawe kigeze mu cya Kristo, maze mu gitondo cy'umuzuko tuzongere kubonana na muzehe, tumuramutse, tuganire, tunezeranwe nawe, noneho tuzibaniraho, tutazongera gutandukana. Imana icyo nyisabye muri aka kanya ni ukugira ngo idushoboze gukiranuka, tuzabane nayo none n'iteka ryose. Murakoze, Imana ibahe imigisha. Ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo. Good evening, everyone. My name is Jovia, a grandchild papa. I would like to say that even though Papa is no longer with us, the memories will always stick with us. We shall always remember him, and may his soul rest in peace. He will always be loved. Nitwa Umutoni Francis, ni papa ariko yari muramu wanjye. Mukuru wanjye niwe bashakanye. Ndabona undi muntu umeze nka papa. Papa yari imfura, papa ntabwo yavugaga nabi. Jewe nabonye igihe cyose nabanye na papa, ntabwo nigeze mbona tongana, ntabwo nigeze mbona kubita. Ndibuka ko twebwe iyo twajyaga dukosa aho kudukubita yaradushonaga ku matwi, ubwo ngo yaduhanye. Papa, tuzagukumbura, tuzakwibukiraho byinshi. Wadutoje umuco mwiza, wadutoje urukundo, waradusengeraga. Jewe by'umwihariko ndabyibuka ukuntu wajya gusengera ukambaza ukomeze, njyaye urampemba, urabyishimira. Wankoreye byinshi mu buzima bwanjye ntazibagirwa. Warakoze, wakoze byinshi byiza mu gihe cyawe, wagikoresheje neza. Ndagushimiye papa, ni ukuri abamarayika bakwakire, uruhukire mu mahoro, inshuti ya beza. Imana ikwakire. Hatemba amarira, hari umutima umwe gusa
gusa wabuhumuriza. Nitwa Liliane, Muzehe yari sogokuru wanjye. Ngiye kuvuga byinshi kuri sogokuru cyatinda, ariko reka mvuge ibintu bibiri by'ingenzi kuri papa. Papa, ndashima Imana ko navutse nkamusanga. Yatwigishije urukundo, yadutojeje umuco. Sinzibagirwa papa, nta hantu twajyaga tubanje kuza kumubwira ko tugiye. Muzehe wacu yari imfura cyane cyane abantu benshi bari bivuga. Papa yafashije abantu benshi cyane. Hari abantu benshi navuga ko yagiye afasha, akabaha inka, akaboroza, akabakenura. Ikindi kintu navuga cyane kuri papa ngewe by'umwihariko, sinzibagirwa, hano navuga ko ari nabwo nari muheruka agifite intege ngiye kugenda, angira inama, ambwira ko aho ngiye atari iwacu ari iw'abandi, ngomba kugenda nkitwara neza. Ndashimira Imana papa ko nabigezeho, kandi ndagusezeranye yuko ngomba kuzaba intwari nkuko nabigusezeranyije. Nasoza mvuga ngo rero papa, Imana ikomeze umuheruko ridashira. Yabaye imfura nk'uko biri, kandi ndamusezeranya yuko nk'abana asize natwe tuzaba imfura. Amazina yanjye nitwa Sebutore Nella Hortense, nkaba nari umukazana wa papa. Impamvu mvuze papa nuko twese twamwitaga papa. Aba ndi umugore wa Silva, umuhungu we. Papa, icyo namuvugaho, yari intwari cyane, yari umubyeyi udasanzwe, uzi urukundo n'impuhwe, ufite ubupfura bwinshi. Papa naramukundaga cyane, kandi yagiye abizi ko mukunda. Ijambo mwibukiraho ni uko yakundaga kunyita amazina meza menshi, kandi agakunda kumbwira ko ankunda. Papa ndamwifuriza kuruhuka neza, abamarayika bamutaramire, yicare iruhande rwa Kristo Yezu yahoze avuga, na mama we Bikira Mariya nk'uko yahoraga amuvuga. Iyakumpaye irakwisubije hakiri kare nkigukeneye. Oya simbyumva umutima. Murakoze. Amazina banyita Mugisha, abenshi banze ku izina rya Kazungu. Ndi umwuzukuru wa Muzehe Aloise. Papa biragoye kumuvugaho muri ibi bihe, kuko yari umugabo w'intwari, umuntu ukunda abana be, by'umwihariko akaba ari we watureze, akadutoza umuco n'indangagaciro n'ikinyabupfura. Imana izamuhe iruhuko ridashira, ku munsi w'umuzuko tuzongere guhura. Nitwa Kayitesi Regine. Papa nari umukobwa wa Aloise. Papa yari inshuti. Papa byari birenze kuba ari umubyeyi wanjye, yari inshuti yanjye. Twakundanaga. Papa yari umubyeyi w'imfura cyane, umubyeyi ukunda abana, abavandimwe bose n'abaturanyi. Duhombye umubyeyi mwiza, umubyeyi w'urukundo, umubyeyi w'imbabazi. Duhombye umwinginzi wacu. Papa yajyaga dusabira, yajyaga dusengera, yajyaga twingingira ku Mana, kandi abana banjye mukomere, aho muri hose mushakisha ubuzima. Njye nanjye mba ndi inaha mu rugo, mba mbasabira, mbasengera abana banjye. Ndabakunda cyane. Papa rero nzahora nkwibuka, nzahora nkukunda. Wari inshuti yanjye, warurenze kuba papa wanjye, wari inshuti yanjye. Ndakwifuriza iruhuko ridashira,
nizera Imana ko mu gihe cy'umuzuko tuzongera tukakubona. Murakoze, nitwa Gatete Hamon, ndi umuhungu wa Muzehe Aloys, ndi umwe mu bana be batoya. Nk'uko mukuru wacu yabivuze, ni umuntu ufite amateka maremare kandi akomeye ntashobora kuvuga bitewe wenda kumuvugaho cyane bitewe n'ibi bihe turimo bikomeye bibabaje, ariko kubura icyo umuvugaho nanone nicyo cyaba gikomeye cyane kuko hari byinshi yakoze. Nk'uko mukuru wacu yakunze kubivuga, amateka ya papa aciye mu bice bitatu kuva akivuka kugera igihe yagiye hanze no kugera igihe yavuye hanze akaza mu Rwanda. Ariko ngewe nk'umutoya nzi guhera wenda cyane cyane turi mu gihugu, yadutoje gukundana, adutoza kubana n'abandi, kuko mu rugo nge namenye ubwenge cyane mbona turi abana benshi cyane nkagira ngo wenda tunava inda imwe, ariko ni nako yabitubwiraga. Ariko habaga harimo n'abana bo muri famiye. Papa rero icyo kintu cyadukuriyemo cyo gukunda abantu, kumva ko umuntu ari nk'undi. Ikindi uretse urukundo ni ugukora cyane, kuko papa yarakoze ibintu yakoze byatumye tutagira icyo tubura namba, kandi nawe yari afite ibintu bihagije ku buryo yabikoreye. Ikindi yaratwigishije, twigisha neza, kuko ndabizi nanjye igihe cyarageze njya kwiga mu mahanga. Yadutoje kubaha, adutoza umuco, adutoza urukundo, adutoza no gukora cyane kugira ngo twigire. Ndumva muri make ari ibyo ngibyo. Nkasoza nanifuriza abana be, aribo bavandimwe banjye, umuryango, inshuti ze, kuko yagiraga nyinshi cyane, gukomeza kwihangana no gukomeza kumufatiraho urugero. Murakoze. Ahandi byose mpora n'ibituma nkwibuka musigiye icyuho. Murakoze, nitwa Kabera Juliet, nkaba ndi umukobwa wa papa Muzehe Aloys. Nanjye ntabwo nabura icyo navuga kuri papa nubwo biba bigoye. Papa yari umubyeyi mwiza, njyewe nagiriwe umugisha wo kubana nawe igihe cye cy'uburwayi bwose. Papa twaganiriye byinshi, nta deni yigeze anjyamo. Namenye byinshi, icyo nsaba ni uko Imana yanshoboza kuzagendera ku mpanuro ze n'inama yajyaga ngira umunsi ku wundi. Papa yari imfura cyane mbere n'inyuma, yari umuntu ukunda abantu bose atarobanuye. Papa nta ikintu mwifuriza ni uko azagira iruhuko ridashira. Nzamukumbura cyane papa. Murakoze. Nitwa Nshuti Shalom Silva Junior. Sogokuru Aloys ndi umwuzukuru wa sogokuru, niyo mpamvu yise Sogokuru Aloys. Akaba yari umuntu w'icyitegererezo, akaba yari imfura pe. Sogokuru ndibuka ubwo yajyaga atuganiriza, ijambo ryamuhoraga mu kanwa ni urukundo. Bavuga ngo dukundane, bifuza ko buri muvandimwe akundana na mugenzi we, yifuza ko mbese urukundo ruhora rwogera. Sogokuru yari umuntu uhorana isuku, muri propre, ibintu byose akabikorera ku gihe, ibintu byose akabikora mbese abifitemo ubushake, anafite iyo target y'uko ikintu agomba gukora ari bugikore kandi anagisoza. Ni byinshi navuga kuri Sogokuru Aloys, byamara igihe kirekire. Icyo nakora
ni ukumwifuriza iruhuko ridashira. uzagubwa neza nzagukumbura amazina yanjye nitwa Dusabe Fiona, nkaba ndi umukobwa wa Muzehe Loise. Papa yari inshuti yanjye, papa yadukundaga, yaturereranye n'ikinyabupfura. Twazaga kumusura, papa akaba inshuti yanjye cyane, akankunda, akanyigisha byinshi yanyigishije, akavuga ngo ikinyabupfura yatwigishije aricyo tuzakomeza twigisha n'abana bacu. Papa twaraje tumusanga mu bitaro, akatubwira abana banjye nimukomeze mwihangane. Papa yari umubyeyi mwiza, yaravuze impamvu yanyise Dusabe ngo byari bikomeye, ariko agakomeza dusengera asengera. Yari inshuti yacu, yadukundaga cyane akanadusengera. Papa yari umubyeyi mwiza, ndamwifuriza iruhuko ridashira, zamukumbura tuzamukumbura. Nitwa Mujoyeza Nyensi. Nshima Imana ko kiturindiye mu buntu bwayo. Umubyeyi Muzehe Loise yari umubyeyi wanjye, yari data wacu. Yaje ari umubyeyi Jenoside ikirangira, ambera umubyeyi, ambera inshuti, ambera umujyanama muzima. Aho data atabaye, aho ababyeyi banjye batabaye, aho abavandimwe banjye batabaye, yambere umuvandimwe, yambere inshuti, yambere umubyeyi, yangira inama nyinshi. Ni byinshi cyane twahuriyeho na Muzehe, ni byinshi cyane yangiriyeho inama, ambwira ati mukobwa wanjye humura, ndi kumwe nawe mu bana ba Loise, uri imfubyi ya mwene mama, ntago nakureka. Ariko ni umubyeyi, ntago namutera amabuye, ntago yigeze amfata nabi, yambaye hafi, yamburaga akantumaho nkaza tukiherera tukaganira, dufitanye amabanga menshi. Nubwo agiye hari byinshi tutarasoza, ariko Imana yamukunze kuturusha. Mwifurije iruhuko ridashira. Nitwa Akariza. Papa yari sogokuru wanjye, njye na papa twari aba best friends, twari so close cyane. Yangiraga inama, nanjye nkamubwira abantu bambabaje, nyine nkamubwira someone wandakaje, akambwira ati umubabarire, move on, nuko bimera, ugomba kujya usenga. Nyine papa yari umuntu ukunda gusenga cyane. Rero ndabizi ko ahari ari mu ijuru, kandi tuzongera tubonane someday. Urukundo ruguherekeze, uzahora iteka mu ntekerezo zanjye. Nugera kwa Rurema, abamarayika bagutaramire. Nitwa Flora. Muzehe akaba yari muramu wanjye, madamu yari mukuru wanjye. Rero Muzehe nabanye nawe, yarandeze nk'umwana we. Muzehe ndamuvugaho, Muzehe yari umuntu mwiza, yari umubyeyi, yakundaga abantu, yakundaga Imana, yaduhaye uburere bwiza, turabimushimira. Yaduhaye uburere bwiza, adutoza ikinyabupfura, adutoza uburere bwiza, adutoza urukundo, adutoza kubaha. Yatubereye umubyeyi mwiza cyane, kandi yakundaga Imana, agakunda igihugu. Yadutoje gukunda igihugu cyacu tutaranakigeramo, tutakizi, ariko adutoza kugikunda, adutoza kubaha igihugu cyacu no kugikunda. Urumva ari ibyo navugaho Muzehe ni byinshi, ariko cyane cyane ndavuga ku muco yadutoje, urukundo, ubudahemuka n'ubunyangamugayo. Ibyo byose nibyo yadutoje, turabimushimira cyane. Turamusabira iruhuko ridashira, Imana yo mu ijuru imutuza heza, aruhukire mu mahoro yayo. Murakoze.
Muraho neza, nitwa Mbabazi Goreti. Mbere na mbere ndashimira Imana yo mu ijuru impaye imbaraga zo kugira ngo ngire icyo mvuga ku buzima bw'umubyeyi wacu. Nkongera nkanashimira cyane byimazeyo inshuti n'abavandimwe baretse ibyo bakagombye gukora bakaza kwifatanya n'umuryango muri ibi bihe bikomeye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Aloyize Havugimana namwitaga papa, ariko mu by'ukuri ni muramu wanjye. Aloyize Havugimana ninde? Ni umuntu warangwaga n'ubupfura, urukundo ndetse n'umuco. Ni umuntu watureze mu muco n'urukundo ndetse n'ubupfura nabyo turabifite. Yadutoje umuco tukiri bato, yadutoje kwitaba akarami buri mwana w'iwacu wese mukomokaho n'uwamukuriye iruhande, yaba n'umuturanyi ariko yarakuze ari iruhande rwe, azi ijambo karami, kwitaba karami. Yatwigishaga kurya tuterekana ibiryo mu kanwa, akabyanga cyane. Atwigisha kumara kurya nijoro ukinyuguza mu kanwa nturarana ibiryo mu kanwa. Yajyaga tuganiriza ibintu bijyanye n'umuco n'ubupfura, akatwigisha umuco wa kera. Byose turabimushimira. Imana yo mu ijuru imuha umugisha aho ari hose kandi ikomeze mushyira heza hayo. Ntabwo apfuye, arasinziriye, akiza imiruho n'imihate by'iyi si. Twebwe ni ukumusabira ku Mana ngo ijye ikomeze imushyira heza hayo, abamarayika bajye bakomeza bamucanira urumuri mu mva. Imva ye ijye ihoramo urumuri kandi bajye bahora bayagura nk'ikazamukande n'umunsi n'umwe. Mubyeyi wacu turagushima cyane aho uri hose, watwigishije umuco n'urukundo. Tuzabikomeza, tuzagerageza dutere ikirenge mu cyawe. Urukundo n'ubumwe watwigishije tuzabikomeza. Gusa jyewe ikintu kimbabaje ni uko ndi kure, sinshoboye kumushyingura, sinanamurwaje, sinamugeze hafi mu bihe bye bya nyuma. Uretse ko nahoraga hafi y'abamurwaje bagakomeza kumbwira ko adashoboye kuvuga. Ndumva icyo aricyo gishenguye umutima wanjye cyane cyane kubw'umwihariko. Ariko umva, mvuze byinshi ntarondogora kuko ni byinshi umuntu yamuvugaho, ariko Imana yo mu ijuru imwakire. Ntabwo dushidikanya, yaranamwakiriye kandi murakoze. Murakoze. Amazina yanjye ni Mugeni Ange, aba ndi umwuzukuru wa Aloyize. Ikintu navuga kuri papa yaradukundaga, akadukundisha n'Imana, akadutoza kubaha abantu, mbese ni byinshi. Ariko ikintu cyanteye agahinda, njya ku ishuri namusize mu rugo. Ngiye ku ishuri hashize igihe papa ajya kwa muganga. Ngiye ku ishuri bambwira ko yagiye mu bitaro. Nari butahe kuwa gatanu nkajya kumureba, ariko ntibyakunze ko tubonana. Gusa icyo navuga kuri papa, Imana imuhe iruhuko ridashira. Koze. Muraho neza, nitwa Muberarugo Teddy, ni jyewe bucura bwa muzehe witahiye. Kuvuga kuri papa biragoye cyane kuko ni byinshi cyane umuntu yamuvugaho.
papa yari urukundo rwigendera, yarangwaga n'urukundo, yararuduhaye nk'abana we, yaradukundaga twese ntawe atoranyije, ariko kuri njyewe yari best friend, nabo barabizi, yari inshuti yanjye, namuganirizaga ibintu byose. Ibintu nibukira kuri papa ni byinshi, ariko ibintu nibuka bikambabaza cyane. Papa iyo nabaga ndi mu rugo, papa buri mu gitondo 11:00 yarazaga kundeba agakomanga, Teddy wabyutse neza, akaza akicara ku buriri bwanjye tukaganira. Icyo kintu ni ikintu nahoraga nkumbura, ni ikintu ntekereza nkumva sinzi ukuntu nzabigenza, ariko nta kundi. Ikindi papa wanjye ubwo twaherukanaga kuvuga video call, yarambwiye se mwana wanjye nzongera kukubona ryari ngo nkuhobere, ngo Imana izakume ngo nongere nkuhobere. Nkamubwira papa tuzabonana vuba rwose. Ibyo ni ibintu bimbabaje. Ikindi papa wanjye yari umuntu ugira urukundo ruri too much ku bana be. Nibuka nanone iyo nabaga ngiye nko kuva mu rugo, ntabwo papa yansezeraga gutya face to face ngo abishobore. Yarambwiraga ngo rero ngo ndagiye, ngo ushobora kuza wagiye, ngo amahoro y'Imana abane nawe. Ugasanga juste arimo kwirinda kugira ngo agusezere akureba. Nuko yari ameze, sinanjye gusa n'abandi barabizi. Papa yari umuntu ugira urukundo kandi ukunda Imana. Buri 12:00 yabaga ari za nimugoroba, yabaga yinjiye mu nzu asenga. Rero icyo ni ikintu cyankomeje ko papa ari ahantu heza. Ntabwo byari binyoroheye, ariko ndashima Imana ko musengera hari imirongo yo muri Bible najyaga nsoma ikankomeza. Mbese nanjye Imana yaranteguye impa kubyakira. Ntabwo byoroshye, ariko Imana yamujyanye ahantu heza. Papa ari ahantu heza, gusa adusigiye umukoro ukomeye, umukoro wo kuzaba intwari nkawe. Imana izabidushoboza. Kandi ikintu yajyaga ambwira uko twavuganaga, abwiye n'abo bagiranye chance yo kuba bari kumwe nawe, urukundo, mujye mukundana, mujye mukunda abantu. Yakundaga inshuti zanjye atazizi. Ntawabona ikintu avuga kuri papa, gusa Imana imutuza ahantu heza. Of course ariyo, kandi namwe bavandimwe Imana ibakomeze. Kandi ndabashima cyane abo tuvukana, imiryango, inshuti hirya no hino, mwabaye kuri papa ko mubishoboye. Basuhuza kandi bakomeza mbihanganisha muri ibihe bitoroshye. Bijya bigorana mu bihe nk'ibi kugira ikintu umuntu avuga, ariko wenda reka nanjye ngire icyo mvuga nk'umuntu umwe wisanze muri uyu muryango mwiza. N'umubyeyi wacu ntabwo ari umubyeyi wa Teddy gusa, ko nanjye yarabaye umubyeyi wanjye. Mu gihe gito nabashije kuvugana nawe atararwaye, yagiraga inama nziza, ndetse ntabwo Teddy ari uhombye gusa, cyangwa umuryango wa Teddy ari uhombye gusa. Nibaza ko mpombye nanjye kurushaho, ndetse ikintu kinambabaje no kuba yitahiye ntabashe kuganira nawe turi kumwe maso ku maso. Birababaje, ariko no kubyakira ndetse no kwihangana. Ariko nanone nubwo tubabaye tugomba no gukomera, kubera yuko iyo umubyeyi yakoze ibyiza, iyo yasize imbuto nziza, yabyaye abana beza bagira umuco, bagira urukundo. Mbirebera ku mugore wanjye n'umwana warezwe. Nubwo atari igihe cyo kwivuga, ariko nari nzi ko nzamushimira, kuko mu bintu bya mbere byatumye umugore wanjye mukunda ni izina yamwise Muberarugo. Nari nzi ko nzamushimira kuko yamwise Muberarugo, ndetse abereye n'urugo. Rero umubyeyi wacu nta bintu byinshi navuga, uretse gukomeza abavandimwe, inshuti, imiryango. Kandi ntabwo dukwiye kumuririra, kuko
iki gihe cyari igihe cyiza kugira ngo Imana imutware imuruhure. Imyaka yaragize ntabwo ari myinshi, kuko umubyeyi wawe wifuza ko yagira n'imyaka irenga 200, ariko Imana yifuje kumutwara kugira ngo aruhukire heza, kandi abizera twizera Imana ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Twizeye tudashidikanya ko tuzongera tugahura, kandi nizeye ko nawe ahari anezerewe kubw'ibigwi yasize. Rero murakoze, nagira ngo mbashimire, nshimire imiryango kandi mbihanganishe, kandi igihe nikigera tuzongera tubonane. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibakomeze. Murakoze. Hello guys, my name is Tisi Chloe, a grandchild to Mzee Alois. First of all, I want to thank the Lord for how long He has lived on this earth, that He enabled us to see Him, He enabled Him to see us, His grandchildren. Mzee Alois has been a great grandfather. He has been a nice man to all of us in this family, and I know all of you can agree with that. Me as his grandchild, he was there for me when we would go visit him. He would call me and advise me. He would tell me about this earth, how it's not that good, what I should do and what I shouldn't do to make my parents proud. He was a good advisor. He was caring, he was loving, he loved everyone, he treated everyone well. All I require you guys to cooperate, love yourselves, be good as he was. May his soul rest in eternal peace. And I wish all of you could be strong, that he has passed on. Nitwa Rukiriza, ni mwene Loizi. Ndashaka kuvuga ku mateka y'umusaza, ukuntu mwibuka. Muzeyi ndamwibukaho ko ari umubyeyi wakundaga abana be, agakunda umugore we, ari we mama watubyaraga. Nubwo yavuye mu buzima bw'isi, ariko cyo mwibukaho mu myaka namaze nabo, umukecuru atarava muri iyi si, Muzeyi yakundaga umudamu we, agakunda abana be, bityo natwe aduha umurage mwiza wo gukunda abacu. Yakundaga umuryango. Muzeyi yavuye mu gihugu cy'u Rwanda ahungira mu gihugu cy'u Bugande. Yagiye muri Uganda, nta kintu yajyanye, ariko yari umugabo ukunda gukora, yari umugabo ukunda kunguka, yari umugabo wakoraga, yarakoraga akunguka, kandi mu byo yakoraga natwe yaratureze, byatumye dukura, twarwara akatuvuza, twasonza akaduhahira. Mu byo yakoze byose yaragerageje aratwigisha, kugeza igihe yaducyuye mu Rwanda, turataha tubona iwacu, kuko twebwe twabaga mu Uganda batutuka batwita abanyarwanda. Ariko kwibaza u Rwanda niba rusa rute, niba u Rwanda rumeze rute, ariko umusaza yararutweretse kubw'Imana yashoboje kugira ngo turubone. Muzeyi ubuzima bwe icyo mwibukaho, Muzeyi yari umuntu wakundaga abantu, yakiraga bose. Ubu nawo ni umurage yarawuturaze. Muzeyi yakundaga abantu. Mu Bugande iyo twari turi, Muzeyi yari yarahunze wenyine. Ahunze wenyine ashakirayo mama
yari afite umuryango mbese sogokuru ubyara mama yari yaraze data baramubi, abamurazi abana nabo dukurana nabo, ntabwo twatandukanye, tumenya ko turi umuryango umwe, ntabwo wadutandukanya kuko twakuze tuziranye kubera urukundo rwa muzeyi. Hariho abantu bashaka imiryango ntihure, ariko imiryango yacu yarahuye yombi, kwa bamarume no kwa data. N'ubu turi hagati gakubiranyije utashobora kudutandukanya. Muri ibyo byose ndashima yuko Imana yamuhaye ubuzima. Muri byose yararwaraga, ariko aho yarwaraga Imana yaramukizaga kuko yizeraga Imana. Yaratubwiye dukunda Imana, twakuze tuzi Imana, turi abakozi b'Imana kuko yatubibyemo imbuto yo gukunda Imana. Duhaye gukunda Imana, natwe niwe murage yaduhaye, tuzawubikundisha abacu, Imana tuzayikundisha abacu, n'abana tuzabigisha umurage wo muzeyi yaduhaye. Yaturaze neza kandi yarakoze pe. N'ubu icyo yaharaniye, yageze i Buganda arahaha, yatahanye inka ze, yakundaga inka, yakundaga abantu, ibintu bibiri, yakundaga inka n'abantu. N'ubu inka arazisize, inka zirahari kuko nicyo yaharaniye kandi yagiharaniye agikunda. Nawe icyo ukunda jya ugishyiraho umwete, ugishyireho urukundo. Icyambere na mbere, muzeyi ashaje neza, abana baramuvuje, abana bamubayeho, abana kugeza igihe Imana imuhamagaye bamuri iruhande, inshuti zimuri iruhande, bamusuraga, bamubaga hafi. Muzeyi Imana imuha iruhuko ridashira, nicyo navuga.